ndoda inkweto. Mm. Ah, ujya ubona abakiriya? Nta bakiriya mbona ariko uje ndamufata cyane nk'uwo ndodeye nko ku buntu nawe ntayo afite buracya akongera akanzanira nanyereye hariya muri ruhurura ngiye gusuhuza umuntu nikubita ku nkengero nk'iyi ngiyi irankeba gutya bahita banterura hano banjyana kwa muganga akunyambika noneho nkaba nagura nk'inkweto cyangwa ipantaro nuko n'umupira cyangwa ishati ayandi nkayakoresha ubundi buzima bwanjye bugahagarara nkabaho nk'abantu mba numva ntakomeye ndwaye nk'umugongo cyangwa imvune navunika nkaburayo niyungisha. Hanyuma ubonye itike se wasubira mu rugo? Nasubirayo. Aha turi ni mu murenge wa Rwezamenyo, akagari ka Rwezamenyo ya kabiri. Duhuye n'umuturage bigaragara ko akeneye ubufasha. Tugiye kumwegera tumuganirize n'ibinaba ngombwa turi bwegere n'ubuyobozi kugira ngo tumenye ikibazo afite. Ushaka ko twibwira amazina yawe? Nasengeje François. Hanyuma François tugusanze hano, aha ngaho uhakora iki? Ndoda inkweto. Ujya ubona abakiriya? Nta bakiriya mbona ariko uje ndamufata cyane nk'uwo ndodeye nko ku buntu nawe ntayo afite buracya akongera akanzanira ikiraka nkamudodera. Mu rugo ni hehe? Ni Gitarama ahitwa Imucubira. Wahageze gute? Aha ngaha nazanywe n'imodoka yitwa Pandagare, noneho turazana mbona bandekuriye hariya mu muhanda nza guhimba ahantu narara rero ku rubaraza ubu ndara kuri iriya taje. Pandagare yakuzanye ugukuye hehe kubera iki? Kubera yuko bamfashe ndi mu kudoda inkweto n'ubundi hari kuwa gatatu ndoda inkweto mu isoko bandekurira hano mbona baranzanye. Nanyereye hariya muri ruhurura ngiye gusuhuza umuntu nikubita ku nkengero nk'iyi ngiyi irankeba gutya bahita banterura hano banjyana kwa muganga. Hari ni kera hashize nk'amezi. Reka data nta bushobozi nagize kandi ntabwo muganga tubasha kubonana bari mu nzu. Bakuvana Igitarama bakujyanye? Banjyanye hehe kwari nko kumfunga mbese y'inzererezi iyo bazifashe nimuzi ko bazifunga. Bamfatiye mu isoko ndi mu kudoda inkweto nk'uku baturira nawurira n'inkoni irimo mbona ntenye inkoni nanjye nurira imodoka kuko bari banzi. Akenshi nk'ubu nkawe tubonanye ubu n'ejo tuzongera kubonana ubasha kumenya izina kuko nari kubwiye. Baturira nawe mpita nurira mu bandi rero baranzana bandekurira hano. Hano mu Nsanze. Iyo uri kudoda inkweto bibasha kugutunga? Mbaho ariko nta bushobozi mfite bwo kwivuza cyangwa se ngombe nasagura nk'ifaranga ejo nzongere ngire icyo nkora. Ubuyobozi burabizi kuri hano? Barabizi bose. Hari icyo bagufasha? Ntacyo kuko yenda nabo baba bafite icyo bakora ariko ubundi ntacyo mba nicaye ahangaha usibye ko ntawamuhotera ndi kumwe n'ubuyobozi bwanjye. Ufite umuryango? Ntawe. Ufite imyaka ingahe? 73 kugera iki gihe ubwo n'ingahe. Hanyuma abo muvuka nabo barahari? Mfite umwe wenyine witwa Didasi nawe Gitarama. We arabizi kuri hano?
ntabyo azi no kunzana ntabwo abizi n'igihe ubizi jyenyine. ni ukuvuga ngo muherukana icyo gihe nta n'ubwo mwari mwongera kubona. Icyo gihe gusa. uramutse ubonye ubufasha wasubirayo? Na- nasubirayo ariko nkahita ngura inzu nkabamo, ugahita ngura nk'inzu nkajya mbasha kuba muri iyo nzu, nuko ubuzima bugakomeza. muri make nk'ubu ubonye umuyobozi wamubwira iki, wamusaba iki? Umuyobozi mubonye ikintu namusaba kunyambika, noneho nkaba nagura nk'inkweto cyangwa ipantaro, nuko n'umupira cyangwa ishati, ayandi nkayakoresha ubundi buzima bwanjye bugahagarara, nkabaho nk'abantu. mba numva ntakomeye, ndwaye nk'umugongo cyangwa imvune navunika nkaburayo niyungisha. hanyuma ubonye itike se wasubira mu rugo? Nasubirayo. uhafite isambu? Ntayo, kuko mama banze yari indaya. Yewe nabyurukiye ahatari hariya, noneho ngaruka nje kureba data, nawe nsanga yarapfuye. Noneho mfite data wacu. abandi rero barifashije, sinabatakira abana kandi banabigisha, ngo mbabwire ko ntashoboye. abo ngabo bifashije ntacyo bigeze bagufasha? Oya, ntacyo. ubu ngubu ndi jyenyine. hanyuma wigeze wegera ubuyobozi bw'umurenge ngo bagufashe cyangwa se babe banaguha n'itike usubire iwanyu? Nta kintu bamfasha, ariko nta n'uwampohotera. wowe wigeze ubegera? ubwo bushobozi sinabugira kuko sinzi gusoma no kwandika. nahise mfata ikoroshi, nakurura urudodo nkabona ruraza, ndavuga nti ntibizantunga, n'ubu ntibimbeshejeho. aho umurenge ukorera urahazi? Ndahazi. wigeze ujyayo? Oya, ntabwo nagiye, kuko akenshi mbasha kubonana nabo, mwaramutse mw'ibi birantunga. duhuye n'umwe mu bayobozi mu mudugudu w'Urumuri, akaba ari umwe mu bunzi. agiye kugira icyo atubwira ku kibazo cy'uyu mugabo. atangira mutwibwira amazina yanyu n'ibyo mukora. nanjye un instant, je vais vous montrer ma carte d'identité pour bien éclaircir le dossier, kugira ngo dossier isobanuke. nitwa Kiduguru Bertin, ntuye hano mu mudugudu w'Urumuri. ubwo ni question réponse tujyaniranye namwe. mu mudugudu w'Urumuri. yego ahangaha mu inshingano zanyu ni izihe? Njyewe nange ndi mu rwego rw'abunzi, bijyanye n'izi ntuza questionnaire mwahaguye umugabo aba hano. ni ukuvuga ngo ikibazo cy'uyu mugabo musanzwe mubizi ko akorera hano mu mudugudu wanyu? Simba mu Rumuri se? ni ukuvuga ngo musanzwe mumuzi n'ikibazo cye mureke? Ni uwacu. akantu ka mbere ngomba gukora korekisiyo. uyu mugabo bwana we, nta koti naguhaye? Number 2, afite ikibazo abaturage ba hafi ngo yishe abantu muri jenoside yakorewe abatutsi. Ikamwamubazaga ngo kujya kubaza ku murenge wasanga ari complexe afite, ariko yibyaye ikiboze irakirigata. uyu ni nkaho ari umwana wacu, nawe na nyakubahwa Kagame n'abariya yarabwiye ati mutahe muze mwubake urwababyaye. n'uyu mugabo arakorera hano. hari n'uwambwiye ati hari umudamu yaje hano, aravuga ati uyu ni wa wundi yatumariye abantu. aravuga ati n'uru nguru rumwishe si ruto.
kuva ngewe nje kupronounce ibi ngibi mbona ukuntu mwebwe b'abanyamakuru muje kureba umuntu atakaraba il n'a pas d'adresse yirarira hariya umuntu udakaraba hano hari abantu bakaraba bahagarariye u Rwanda mwebwe mukaza kureba umuntu udakaraba adafite na nuze na situation ruriya rugo nibwo rumugaburira ahanga kuri portail y'icyatsi nuza shokora kuri shokora kubera iki abanyarwanda dufite akantu ko gufashanya ya ils savent très bien que malgré qu'il est cordonnier il n'a pas de revenus mais il y a une certaine maman qui a été volontaire. Il lui donne de l'aliment. Aramugaburira. None ni information bihereye. Nkaba naje hano. Nanze kuntu mbona aba baturage bose mukaza gufata interview y'umuntu usa gutya mubona abandi bameze neza nimubabaze bivuga yuko mushaka gutesha agaciro umudugudu wacu urumuri. C'est pourquoi j'ai venu faire du contradictoire bivuga yuko nta kumva ukuntu iyo interview umuntu mwayihaye yego n'ubuzima il est cordonnier arabikora ushatse araza il a son métier aragakora ariko barakubwira ngo icyaha cya jenoside ntikirangira na n'ubu turacyabahamagaza mu Bufaransa hehe aba jene bari ahangaha hose barabizi ko ako kantu agafite ariko ngewe nkihanuza question mark ngavuga se mama uyu mugabo none se leta ko ari turebera yamurekuye gute ako kantu niko ntaramenya neza mais il y a des preuves qui disent que il a été même de temps en temps il se vante ngo ariyemera ngo namukuye mu giti ndakubita ndamenagura takose mama uyu muntu arimo ariyemerera mu baturage aho ngaho leta iri he yego ni yacu ariko babiri batatu bane bakakubwira ati kanaka il a tué pas mal de gens lors du génocide ubu arimo aridegembya ntago mwangishije abaturage yibyaye ikibazo irakiri gato ndumva imirimo akora komeza akore nari umukuru w'umudugudu wacu niwe akorera nimba ari kongera kumukurikirana bakareba amadosiye nimba za mbabazi za nyakubahwa perezida Kagame yarasohotsemo sindabimenya neza ariko ayo makuru ariho yes qu'il a été génocidaire pardon ayo makuru mwayakuye he dore nabana nakubwiye ko ngiye namuhaye ikoti abana barangiye turi muri ikoti umuntu yamaze abantu ndavuga ati banangiye nuriya mu mama amugaburira nawe baramubwiye gutyo ariko nukuvuga ngo iki ntago mwamaganye navuze ijambo ngo yibyaye ikibazo irakiri gato nabariya ntavuze nyakubahwa Kagame yarababwiye ati nimuze venez rentrez chez vous amaboko yanyu turayashaka ya reka n'uwibutare arimo arabeshya se w'igitarama n'uwibutare il a menti amakuru nakuye hariya il paraît qu'il est de Butare il n'est pas de Gitarama hey n'uwibutare ya Gitarama il a dit des mensonges il est de Butare il n'est pas de Gitarama si mwamaganye nanivuze ngo umwana w'u Rwanda aravuga ikinyarwanda ya ayo makuru ibyo yavuze nimurwanye igihugu
nanjye yanjye contradictoire nayo muyashireho bitavuga yuko ngo abaye igicibwa non il peut continuer toujours à vivre ya ni nubwo kabiri mbimubwiye ati we kuziko bariya bana bambwiye ngo iyo bimenya ntago nari kuguhanuza ngewe iyo ko nari muhaye n'amashati ntago nari kuguhana ibyo bintu ntacyo nibyo basi iyo ni information uriya mumama umugaburira yamumbwiye avuga yuko dore na n'ubu dore ngo arimo arasinzira ariko umugabo we ngo yaramubwiye ngo komeza umugaburire arye ntago yapfira mu mudugudu nyine iriya desage abantu bakunze abandi bakabagaburira ubwo ni ukuvuga ngo iki ndumva kuvuga menshi siko kuyamara nimba ari question washaka kuma je peux répondre facilement mais twebwe twamubonye gutya urabona ukuntu ameze ibirenge ukuntu bimeze umureba gutya urabona ko ubuzima gutya wenda umuntu atazi amateka ye cyangwa se n'ubuzima abayeho kumureba gutya ibirenge intoki n'ibiki yego urabona ko akeneye ubufasha wamubaza ngo wowe tiyaete enregistré dore akagari ni hano hirarira hari hanze hari ku kagari wamubaza ati wigeze ugera ku kagari tite présenter wagezeyo wageze ku kagari wiyerekane ko afite ako kantu ku mutima ibanga rizwi mu mudugudu ko il a été génocidaire yamaze abana b'u Rwanda il a peur d'y arriver ku kagari il ne peut pas se présenter il a peur ni kuvuga ati afite ubwoba ati komeza reka nkomeze nibereho gutya none umuryango mufasha none se singuye mubaza ati wigeze ugera umva wamubaza ati wageze kwa Yusufu uriya mukuru w'umudugudu wageze ku kagari wamubaza wigeze ugera kwa Yusufu umwiyereke baranabana kuko witwa Yusufu ni umucuruzi kandi aranatuyobora noneho iyo nshonje nk'inzara nyinshi mfite 100 ndasimbuka nkamuteza imbere akampera irindazi nkarya none ubwo ngubwo mba urumva nabana n'abantu b'abayobozi barimo perezida narisha umuntu ahubwo nanjye aho hantu mvuka nta n'umuntu mpiga uhari twagenda tukagera ahitwa muri segiteri ahahoze ari muri segiteri ukareba ko hari umuntu nyakuri none se ko bivugwa ko wakoze jenoside bimeze gute ko bavuga ko wakoze jenoside bivuga iki nta muntu akaba ari cyo gituma utajya ku buyobozi kugira ngo baguvuge iwacu dore mbana n'uyu nguyu ngezeho mu buyobozi nta muntu wanshinja jenoside ntibibaho nta n'umuntu wapfuye iwacu no muri segiteri yacu nta muntu wigeze apfa ngo anyite akanatima iyo segiteri ni iyihe segiteri ni Mucubira oya ni Mucubira sinzi ubu ngubu akarere yabigezeho ariko nahavuye hitwa Mucubira ni muri Butare cyangwa ni Gitarama Murama hanyuma se ko bavuga ko iwanya ari Butare ukaba uri kubeshya barambeshyera nyine urumva baragira ngo uwo muntu bagira ngo banyomekaho amfate ariko simuzi kuko iwacu nta n'umuntu wahaguye muri iyo segiteri yacu kandi iwacu hageze warisha umuntu ntibatuma unarenga kuri iryo soko cyangwa ngo turajyana n'imodoka ntimuyifite yanzanye turajyana tureba aba bayobozi bacu n'ibyangombwa ndabifite babinyiriye hariya mu rubaraza babinkora mu mufuka nijoro nsinziriye na n'ubu ngubu abayobozi b'inahangaha barambwira ngo nitonde ibyangombwa leta izabika ubwo ni ukuvuga indangamuntu urumva yapfa kuboneka ku muntu wishe umuntu kandi abantu ba jenoside bafunze noneho ahitwa komine ahahoze ari komine yitwaga Nkomero
mu nkomero. ni mu karere ka Nyanza. hanyuma urumva ari ukubera iki kugira ngo abaturage bakubeshye? bandi nta baturage kereka abo ngeza aho ubu ngubu. ubwo uwanzanye muri pandagare ubwo arangije jenoside, ariko simbizi jenoside iwacu nakwifata, nta n'umuntu wanyita kare. Turacyari ku kibazo cya masengesho. Hano tugeze ku muntu umuzi neza, azi igihe yaziye, baranakoranye igihe kinini. Reka twumve nawe icyo bamutubwiraho. Wabanza ukatwibwira. Nitwa Twizerimana Donatien. Ikibazo cya masengesho urakiri cyangwa se masengesho muzi kuva ryari? Muzi hano Nyamirambo gusa. Hashize nk'imyaka, shobora kuba nk'imyaka 5. Yageze hano gute? Yaje azanywe n'umuntu w'iwabo, ariko umuntu wamuzanye yarapfuye, witwaga Kigingi. None ngo amusanze iwabo arambwira ati wanjyana i Kigali, aramuzana amugeza hano. Amugejeje hano atera i Kigali, ngo ndahakugejeje nje ndigendeye, amuta hariya. Nanjye uko yahansanze ndamufata, arahaba tukajya dukorana inkweto, atabizi nyine ndi kumwigisha, mbese kugira ngo ndebe ko yabona uko nabaho. Bigeze amaze kumenya akazi neza, tangiye kujya abona amafaranga, akajya ajya mutubara akanywa agasinda, agatera amahane. Mbese hari abantu yagiye kunywa inzoga hariya hirya, arasinda baramukubita, bamukubise hafi no kumwica. Bagiye bamukubise ntari, bahise bamuhamagara bati umuntu bagiye kumwica. Nari mu ntara mpita nza nsanga kuko yaraye aho ngaho kuri Rubaraza niho yicaye. Mbese ahita aba ikigoryi, bamujyana kwa muganga. Kwa muganga aramuvura, aramubwira ati wowe ntirushaka amafaranga uze bakuvure neza, kuko nutivuza ntabwo uzakira. Ubwo araza ajya aho ngaho yari yakubitiwe, ajya ku muyobozi witwa Yusufu, amujyanayo baramutekerereza. Uwo mudamu bamuca amafaranga 20, bati bimuhe ajye kwivuza, wenda bigira icyo bitanga batamukomeza no kugendaho. 20 arabimuha, n'uwo Yusufu yari ahari, nanjye nari mpari. Amafaranga amaze kuyafata ntabwo yagiye kwivuza, ahubwo yasubiye inyuma n'umuntu arayanywera. Ubwo rero kuvuga ubwo yakubitwa ntabwo yigeze yongera kuba umuntu muzima. Abaho ameze kuriya, biratinda, bigeze aho pandagare iramufata, baramujyana bajya kumufunga. Bagiye kumufunga bamugejeje niba ari Gikondo, baramwanga bati ntabwo tufunga umuntu umeze nk'umusazi. Pandagare iramugarura imuta i Kanombe hariya ku Murindi. Yamutaye arazamuka ajya ahantu bita mu Kajagari, haraguru hafi yo kugera ku kigo cy'abasirikare, arahaba. Amara igihe kirekire turanamwibagirwa, bakajya batubwira ko ari bamubona. Bigeze aho rero naho baramufata, ubwo ni bya bindi byo kunywa amata n'iki byose. Bamufashe bajya kumufunga, bamufungira hariya hakurya, barabahindura bajyana Mageragere. Mageragere abayo amarayo hafi umwaka ndetse unarenga hari. Bigeze aho bagira igihe baramurekura, bamurekura imodoka iramuzana imutana kuri RP, araza n'undi tubona agarutse hano. Ubwo yicara aho ngaho na n'isaha nuko ameze, nuko amakuru enzi nayo ngayo. Yahoze atubwira ngo pandagare ngo niyo yamukuye iwabo i Gitarama. Buriya mu mutwe ntabwo akora, ntabwo atekereza neza. Ibiba bimujemo nyine ibyo avuga. Mageragere singiye ko bamufatiye ari i Kanombe mu Kajagari, nyine aho yari yicaye muri bamwe banywa itabi. None bamujyana Mageragere baramufunga, baranamukatira, akoze umwaka hafi urenga. Sibase umwaka ari n'ibyicara burarenga. Uva icyo nzi cye ni hano gusa, nta yandi makuru nakubwira. Ibyo bindi ntabwo mbizi, uretse ko abantu nibo bajya baza bakavuga ibyo bintu by'ibyo. Hari abajya baza bibo bakabivuga, hari abaje barabivuga bakagenda, ariko ntabwo ibyo ibyo ntacyo nabivugaho. Amakuru babwiye nzi nayo, ubwo ibindi ntabwo ngiye kubeshya. Yanjye nahagarariye. Hanyuma abo ngabo bamukubise ntabwo ubuyobozi bwigeze bubikurikirana? Bamukubise baramufashe baramufunga, bigeze aho baramufungura. Sinzi iyo yagiye, ntabwo inahangaha. Ariko nyine aho yanyweraga uwo mudamu niwe atanze amafaranga kugira ngo bamufungure, kuko baba ko yagize uruhare mu kumukubitisha. Uwo mudamu nawe yaragiye, nawe ntabwo inaha.
urakoze cyane. namwe murakoze. Aha turi ni ku biro by'akagari ka Rwezamenyo ya kabiri, tumaze kuvugana n'umuyobozi w'aka kagari Mukarugema Patricia ku kibazo cy'amasengesho, atubwira ko nyine ikibazo bakimenye bagiye kugikurikirana noneho bakareba icyo bamufasha.